ntago impamvu batabasha kubivuga ntago ari ubusirimu ntago ari ubusirimu ahubwo hari impamvu ebyiri zijya zituma batabivuga. Yego. Impamvu ya mbere nuko bambaye uruhu rw'intama ariko inyuma ari isega n'ubundi baracyakora bwa burayi. Nta mbaraga babona. Iyo ni impamvu ya mbere kuko niwajya gusenya ibintu wubaka ntabwo byavamo. Ntago wasenya unubaka. Ntabwo byashoboka. Ni irihe banga wakoreshaga mu buraya ryatumaga wireherezaho abagabo? Kuko buri kazi kose kagira ibanga. Vuga uti uyu mugabo reka nze mufate neza neje azagaruke mbese uko biri kose ntabwo wifuzaga ko umugabo naza agucikaho. Birashoboka ko hari nabo wasigaranaga nimero, hari nabatwaraga nimero yawe. Ni irihe banga wakoreshaga uvuga uti uyu mugabo sinshaka ko azacika cyane wabonye ko ari mwiza kandi aguhemba neza? Ikintu wakoresha gutumva ujye utora utaha. Ntago babyita guhemba. Iby'uburaya babyita guhonga. Mu mategeko bampaye bambwiye ko nta ndayikunda. Ubwo rero nubwo waba ufite inyinya 3 zigerekeranye uri umugabo w'inda nta kindi kintu indayi bigushakaho ni kofi. Iyirangiye ucaho akaza abandi. Arige nabaga ndi kumwe n'umugabo namuseke mbega namufashe neza namubwiye neza kujya nyina amereza mu mafaranga. Mufata gute nyine? Hanyuma oh yes yego byarangize wa mugabo kumba ubwo nubwo ndi kumunezeza nubwo twicaranye ariko mu mutima wanjye nkajya mvuga cyasinziriye koko nkagicomora cyasinziriye koko nkumva nafata bya feneriga nuko nabyita nyine nabyitaga ikintu nagute ntago warindusha kuko ngewe nakuyeho gusambanira naho basambanira mbishyira naho bidakorwa. Nakuye gusambana aho basambanira nkajya njya gusambanira no mu Kivu. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene Official aho mugenda mukurikirana ibiganiro ijambo ry'Imana bitandukanye. Imana nibaho umugisha. Nizere ko muguwe neza kandi nizere ko mukomeye, ariko namwe mutagowe neza mukomere ntimutake nk'abatagira Imana. Imana iriho ku bwanyu kandi izabagirira neza. Rero nizere ko umwami akomeje kubaramburira ukuboko, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashuhuje rero abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari muri Amerika ya ruguru, abari muri Amerika y'epfo, abari muri Europe, muri Australia, muri Aziya, mwese by'umwihariko ndasuhuza abagore n'abagabo kuko iki kiganiro tugiye gukora cyitwa ngo menya nibi mu bubatsi. Murabizi neza ko ari umuhamagaro wanjye kubyigisha kandi ntibintera isoni, biranezeza kuko iyo mbyigishije nkahita mbona hari abo byagiriye umumaro byubakiye umutima wanjye urishima, kandi naho hakira umwe cyangwa babiri ngewe ndishima kuko ngomba gukora icyo naremewe ndetse nkaba uwo ngomba kuba we mu gihe cyanjye, nkakoresha impano zose Imana yampaye ubundi kanshyigikira. Ariko ntago ndi njyenyine hano kuri kamera kwa Mama Sharirene, ndi kumwe n'umubyeyi utari umushyitsi n'ubushize mwarabonye twakoranye ikiganiro, nawe turamwakiriye. Muraho neza? Amakuru turashima Yesu. Yego. Ndashaka wibwire abakunzi ba Mama Sharirene Official. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni yayandi, ntabwo ndi umushyitsi cyane hano. Nuwize Jacqueline, ndi umugore, Imana ishimwe. Sengera muri ADPR, paruwasi yanjye ni ku Muhima, itorero ni ku Munini. Nishimiye kubana namwe kandi Imana niduhana umugisha. Urakoze cyane, turakwakiriye kuri Mama Sharirene ndetse twafatanyije nabo kuri Mama Sharirene Official kukwakira. Rero ubushize yaduhaye ubuhamya atubwira ukuntu yakoze umwuga w'uburaya. Hari abantu rero bigize abasirimu cyane, aho umuntu yicara akavuga ngo nge sinaba narabaye indaya ngo mbivuge. Burya nimureke mbabwire, nta kintu na kimwe Imana yigeze idukorera ngo tukigire ibanga, kuko iyo aba yabikoraga tukabihisha ntabyo yadukorera.
kuko ntabwo imana ibikora ngo twunguke twenyine, ahubwo imana irabikora kugira ngo yunguke abantu inyuze muri twe. Siko bimeze. Niyo mpamvu iyo utanze ubuhamya ngo wari indaya wabivuyemo uri gushima Yesu, uba uri kubwira n'izasigayeyo ngo birashoboka ko nawe wakizwa. Rero ndamwifashishije Jackie, mama haleluya niko yitwa. Uyu muntu nimubone tungana cyangwa murutaho gato ngo mugire ngo ni umuntu nyine wa fekuraho, ni umuntu ufite ubwenge bwinshi. Impamvu namutumye mu kiganiro cyitwa ngo menya nibi mububatse, uriya mwuga yakoze w'uburaya. Njya numva ngo hari ukuntu ufata umugabo ku buryo uhita umugira nka ya nkoko ivuga ngo tora utaha, ujye utora utaha ahangaha. Hanyuma ndifuza ko dutangirira kuri aya magambo mu kiganiro cyitwa menya nibi mububatse. Wenda reka mpere ku cyambere. Ndashaka kukubaza ngo ese kwiga kunezeza uwo mwashakanye ubona bikwiriye mu bakirisitu cyangwa ntago ari ibyabo? Birakwiriye ko babyiga bakabimenya cyangwa na abadayimoni ntago bakwiye kubimenya? Nahashaka guhera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mbere yuko ngusubiza icyo kintu mbajije cyangwa se icyo kibazo, ndabanza subireho inyuma gatoya ku magambo banjije. Uvuga ngo hariho abantu bigira abasirimu ngo bakanga kuvuga ngo bari indaya cyangwa baryaga ubusa cyangwa babayeho nabi. Baraburaraga. Hanyuma wenda kuko turi kuri icyo cyiciro reka mvuge kuri icyo ho gato. Ntago impamvu batabasha kubivuga ntago ari ubusirimu. Ntago ari ubusirimu, ahubwo hari impamvu ebyiri zijya zituma batabivuga. Yego. Impamvu ya mbere nuko bambaye uruhu rw'intama ariko inyuma ari isega, n'ubundi baracyakora bwa buraya. Nta mbaraga babona. Iyo ni impamvu ya mbere. Kuko niwajya gusenya ibintu wubaka ntabwo byavamo. Ntabwo wasenya unubaka. Ntabwo byashoboka. Impamvu ya kabiri ari ukuntu Imana igukurayo ariko utarahabwa imbaraga zo kubivuga. Nk'ubu nk'urugero urabona hari ikiganiro wigeze ukora uri kumwe na ba Buryohe. Yego. Urumva hari ibintu wavuze ariko hari undi washyira kuri kamera ntabishobore. Ariko kuko Imana yaguhaye izo mbaraga zo kubivuga, wowe wumva uri wompeni mbega nta kibazo ufite. Niyo mpamvu rero. Yego. Rero warumbajije ngo birakwiriye ko abantu babarokora biga kunezezanya cyangwa se umugabo akiga kunezeza umugore we cyangwa umugore akiga kunezeza umugabo we babarokore. Hari impamvu nakubwira ko bikwiriye. Nuko njyewe sinjya mvuga ibintu numvishe, nta n'umwanya njya mbiha cyane. Njyewe ikintu nakoze cyangwa nzi nicyo mpa agaciro nahagazeho. Nuko muri ba barokore b'abagore cyangwa se b'abagabo, kamvuga abo bagabo kuko nibo nahuye nabo, birababaje kumva ufata Bibiliya ukajya mu nzu y'Imana, waba uri indaya itegara ku muhanda, ukajya kubona ukabona arabibise Bibiliya yirambitse hasi aje gushaka indaya. Hanyuma ibyo ni ibintu twagiye duhura nabyo, ndetse abagabo ntanze bambera abagabo muri aya masaha ni abantu bubi indaya muri izi saha babukora. Nibo bakubwira ko abarokore b'abagabo cyangwa se abantu bubatse b'abarokore bakwiriye kwiga ibi bintu, ariko bikigwa mu buryo bwacu nyine. Yego. Numva rero njyewe bikwiriye, numva tudakwiriye kubishyira ku ruhande, kuko numva ubuzima bwa Gikristo bw'uburokore numva dukwiriye kubushyira no mu buzima bw'isi, kuko isi turacyayicayemo, isi turacyayirimo. Yesu arabizi ko tuyituyemo. Hanyuma rero iyo tugiye mu buzima bwa kirokore gusa usanga hari ibintu tutamenya. Abarokore kera bakizwa bari bazi ko nta murokore ugomba kugira ikindi kintu akora, ahubwo akwiriye kuba hasenga gusa. Ugasanga yishwe n'ubukene ariko byakwemera ko umuntu asenga kandi akanakora. Hanyuma rero numva bakwiriye kubimenya bakabisobanukirwa. Yego. Yego. Imana iguhe umugisha.
hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, ndashaka kukubaza ngo ni irihe banga wakoreshaga mu buraya ryatumaga wireherezaho abagabo? Kuko buri kazi kose kagira ibanga. Vuga uti uyu mugabo reka nze mufate neza neje azagaruke, mbese uko biri kose ntabwo wifuzaga ko umugabo naza hagucikaho. Birashoboka ko hari n'abo wasigaranaga nimero, hari n'abatwaraga nimero yawe. Ni irihe banga wakoreshaga uvuga uti uyu mugabo sinshaka ko azacika, cyane wabonye ko ari mwiza kandi aguhemba neza? Ikintu wakoresha gutumva ujye utora utaha. Ntago babyita guhemba, iby'uburaya babyita guhonga. Ahonga neza. Yego. Ntabyo wamenya nyine ko utabaye yose nubwo babikubeshyera ko ntabyo uzi. Ntabyo nzi rwose. Hanyuma guhonga babyita guhonga, ntabwo ari uguhemba. bahemba se. Urani nayo mpamvu indaya ngewe nkanjye nari mfite amazina abiri. Nari mfite Banzuyame, niko nitwaga Banzuyame, nkitwa n'akana gato kuko natangiye uburaya ndi umwana muto cyane. Hanyuma rero Banzuyame uba ugomba nyine kumponga mbere, kuko nyuma yo gukora biriya byaho wakubaza ibyo uri kugura ntabwo wabibona, ashobora guhita yanga kukwishyura. Yego. Hanyuma rero urambajije ngo, ndakubajije ibanga wakoreshaga. Ibanga nakoreshaga kugira ngo umugabo ugiye azagaruke, azongera cyane iyo wabonaga ari mwiza kandi aguhonga neza. Iby'ubwiza mu buraya byo ntabwo bibamo. Ubwiza se n'ibiki? Ubwiza kari kofi. Ubwiza ni kofi. Ntabwo nakubwiye ko mu kiganiro cya mbere twakoranye narababwiye ngo mu mategeko bampaye bambwiye ko nta ndayikunda. Ubwo rero nubwo waba ufite inyinya 3 zigerekeranye uri umugabo w'inda, nta kindi kintu inda ibigushakaho ni kofi. Iyo irangiye ucaho akaza abandi. Hanyuma rero urumva ibanga nakoreshaga ku mpamvu z'akazi nakoraga. Buriya nta muntu wanga keya. Yego. Nta muntu wanga umuntu umukunda, nta muntu wanga umuntu umubwira neza ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. Yego. Nubwo nta rukundo indaya zigira, ariko urukundo rw'akarimi. Yego. Visage umuntu akureba mu mutima. Ari igihe nabaga ndi kumwe n'umugabo namuseke, mbega namufashe neza, namubwiye neza kujya nyine amereza mu mafaranga. Mufata gute nyine? Hanyuma yes, yego, byarangiza wa mugabo kumva ubwo nubwo ndi kumunezeza nubwo twicaranye, ariko mu mutima wanjye nkajya mvuga cyasinziriye koko nkagicomora, cyasinziriye koko nkumva nafata bya feneriga nuko nabyita nyine nabyitaga ikintu. Kandi ubwo mu maso ndi kumusekera. Ndabyibuka igihe kimwe hari umugabo, reka kankababwira, hari umugabo twajyanye muri boîte hariya muri Sky Gikora. Naho wajyagayo duhurirayo. Noneho turaceza ingwatira, turazibyina, izuke turazibyina, tubyina inzayirwa zose. Turangije ariko nkajya mbona nkabona umugabo nari kumbwira ngo dutahe ngiye gukorera amafaranga. Hanyuma igihe kiza kugera hari nko mu masaa 11 arambwira ngo dutahe. Ndavuga na mahirwe ngayo. Noneho tugeze muri quartier, aho kugira ngo dutahe anjyana mu kandi kabari ka hafi y'iwabo. Umushinya uranyica, ariko nyica musekera. Ruko nyumva ndashaka kukumvisha wambajije ngo nirihe banga wakoreshaga. Narindi uretse kwereka umuntu umutima mwiza. Yego. Nubwo waba ubabaye, nubwo waba wamurakariye, nubwo waba nta rukundo umufitiye, mu maso nyine iyo yakurebaga yakuvugisha, yamvugisha ngaseka, shu nkamwikiriza, sibyo? Mbega nkamuha ubwisanzure kuri nge. Nangije anjyana muri ako kabari, mbona ntanjyanye mu rugo ngo tujye gukora ibyaha nyihera amafaranga. Nakoze iki? Nari nyiri kumusekera, nari nyiri kumubwira neza. Naragiye ngura urwembe rw'amafaranga 50, kandi ndi guseka. Nge nta nyinyangira
cyakora ngira igihingikirane ariko nacyo naragisekaga akakibona ndagenda ngura urwembe rw'amafaranga 50. ndangije ndamwegera, yari yambaye ipantaro y'itise, ndamwegera cyane rwose. ndangije nkajya musekera mubwira amagambo meza, shu ndagukunda, nakwishimiye guhura nawe. ubwo nafashe rwa rwembe ndi gukata nafashe rwa rwembe ndi gukata ipantaro, wabyumvishije nuko ipantaro maze kuyikata neza, telefone nyifashe gutya mu ntoki zanjye, nahise sohoka gato cyane, fata isigara mu zari ziri ku meza, ndayicana agira ngo ngiye gutumura isigara, hagiye njye. kandi turi kumwe uri kumusekera, yabonaga nyine namusekeye namwishimiye, ariko ndi kumuhemukira. hanyuma rero mu kintu cya mbere ngewe nakoreshaga, reka nivuge, nakoreshaga nyine kubanezeza, kubanezererwa, kubasekera, kubaganiriza. kandi buriya nyine none se indaya si ikindi bikora ni iki? ni ukwicuruza. twagera no muri ako kazi k'ubusambanyi nkakora iyo bwabaga kugira ngo ndebe ko n'ubutazagaruka. none se wabona abakiriya gute? bisaba gushyiramo agatege, ugashyiramo imbaraga kugira ngo niba afite n'ibyo yabuziwe abibona aho ngaho, hanyuma nyine araruke birangire. nuko nguko nabigenzaga. yego. none se wenda turenda no gusatira umusozo, ndashaka kukubaza ngo nta kindi kiganiro wajyaga ugirana n'umukiriya wawe w'umugabo ku buryo mwanaganira, wenda akakubwira ati njye umugore wanjye ameze gutya, niyo mpamvu nza kugura, cyangwa ngo nawe ngo umubaze uti se ufite umugore, akakubwira ati ndamufite? ntago mwajyaga mugira ibiganiro ngo ujye wibaza ni gute umugabo aba afite umugore, ndetse ugasanga ni n'umugore mwiza w'ikizubazuba, yego, w'ikizungereza. wajya kuri ukabona wa muntu yaguze, ukabona ni umuntu udafatika. ntimwagiranaga n'ibiganiro nibura ngo wumve ngo ni iki kiba cyamuteye kujya kugura kandi ari umugabo afite urugo? urumva ibyo bintu byabagaho, yego si bose, ariko abenshi twaraganiraga nk'abo ngabo umuntu yita abakiriya bahoraho. rero bamwe na bamwe hari impamvu zigiye zitandukanye nagiye mbumvamo. impamvu ya mbere wenda nko ku bagabo, kuko sindi umugabo ngo najyaga mu ndaya, ahubwo abagabo nari indaya, abagabo bansanga. niyo mpamvu ndababwira iby'abagabo. abagabo bamwe na bamwe hari igihe bangeragaho bakambwira ati rero umugore wanjye ndamukunda, yego, ndamukunda, ariko mba numva muri njyewe ari nk'ikintu kinsunika, ari nk'imyuka, mbega ari nk'ikintu kiri kumbwira ngo niyinzi. ariko pe nta kintu nashinze umugore wanjye, nta n'icyo namuburanye. hakabaho n'igihe mubaza ntese ibi n'ibi arabikora nk'uko tuba tumeze, bigenda neza. akambwira ngo ndakubwiye ngo nta kintu na kimwe nashinze umugore wanjye, ariko mfite defo, mfite indwara. iyo nasambanye, urumva wowe nta mudayimoni abazi, nuko yabimbwiraga. iyo ntasambanye mba numva nta mahoro mfite. icyo gihe rero babimbazaga nta muti nanjye mfite nabaha, kuko bari abakiriya banjye mu byaha. yego, urumva nkamwana yewe ni pole kabisa, ujye wiyizira. ariko ubu ngubu mfite ahantu yakura umuti, nta handi ni kwa Yesu. kuko nubwo waba ufite irari ry'ubusambanyi ringana gute, ntago warindusha, kuko njyewe nakuyeho gusambanira naho basambanira, mbishyira naho bidakorwa. nakuye gusambana aho basambanira, nkajya njya gusambanira no mu Kivu. rero niba ari umudayimoni w'ubusambanyi ntiwabundusha. ariko nabonye umuntu ubukiza ni Yesu. Yesu ni yamamare. amen. undi akaza tukaganira, hanyuma akambwira ati nkamubaze se ufite umugore? nta n'indaya burya itabibaza umuntu. iyo bari buhure kabiri rimwe, ubwa mbere wenda bashobora guhura bahongana bagenda, ariko iyo abaye umukiriya ugaruka bagirana ikiganiro. kamubwira ati mfite umugore. none se kubera icyo uzi ukarara hano ntunatahe, umugore wawe wabibona gute? cyangwa akanaza akinyabya iminota ingahe? biba bimeze bite? umugore wawe bimeze bite?
akambwira ati umugore wanjye wahora n'iki, ni ukumubona kuriya, ni ukumubona agenda, buriya aransuzugura, wamubona yambaye igitenge ari kugenda, ndanamukenera simubona, yego, ndamushaka simubona, hanyuma akanca imigani ngo ningende ngo njya ahandi, ngaho najya nihabuze, noneho ntago azi koko mbikora, ariko aba yanyohereje ahandi, hanyuma kuko ndi umuntu nyine nkaza kukwirebera, uri kubyumva. Kamubwiye mama Sharirene, abagabo benshi barababaye ku bw'icyo kintu, kandi cyaranutse cyanukiye n'Imana, uri kubyumva. Abagore bigize nabi, njyewe abagabo benshi twahuraga twahuzwaga nuko abagore bigize amagufa. Nguze ukuntu umugore wanjye ambwira ngo ibeshye unkoreho ngo twahawe ijambo, twahawe ijambo ibeshye unkoreho, ariko uretse kubeshya twahawe ijambo ryo gusuzugura abatware bacu, cyangwa ngo twahawe iryo kububa no kuzuzanya. Ibeshye unkoreho, noneho babyise ngo ni ni iterabwoba ry'igitsina, ihohoterwa ry'igitsina wa, ariko iyo watse umugore atabishaka. Niyo mpamvu buriya bavashiti babayeho. Iyo nta mumaro ufitiye ahantu uri, aho Imana igutegeretse igukuraho ikakwigizayo, hakaza ubishoboye. Iyo Imana yaguterekeyeho kugira ngo ubyare, nyine ubyarire Imana, iyo utabikoze ikwigiza hirya hakaza umugore wabyemeye. Yego. Iyo Imana irebye umwana wayo wababaye, akaba ari umusore cyangwa ari umugabo wababaye, ikavuga tereka muhuze n'uyu mukobwa runaka, urimo urabyumva, wagerayo ugatangira kujya ufata ibintu urazamo kugira ngo ngagire ngo wagiye ngo mu kwezi, ibikotegisi ntibabikora se, rega duhura na benshi. Ibi bintu tuvuga nubwo muba mwanga ko tubivuga ku karubanda gutya, ariko mwibanga duhura n'ibikomeye birenze ibi ngibi tuba tuvuga. Agashyiramo kotegisi ati ndi mu mihango kandi ntayarimo. Hanyuma abo nabo batabona ubwisanzure cyangwa ngo banezerwe bingana nuko imitima yabo ibishaka, nabo najyaga mura nabo, ndumva ari ibyo ngibyo nakubwira kuri icyo kibazo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mu kiganiro cyitwa ngo menya nibe mububatse, buriya impamvu nabimubazaga ni ukugira ngo nawe wumvireho. Wumvise ko hari abagabo bagenda kubera ikintu kibasunika, icyo kintu ni izindi mbaraga z'umwijima, batanyurwa n'abagore babo. Abagore bakoze iyo bwabaga bakoze ibintu byose, ariko abagabo babo bakagenda. Ubwo rero nta kindi cyo gukorwa, bene uwo mudayimoni yirukanwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. Hanyuma mwumvise ikindi rero, bya bintu byanyu wirirwa umwima, ugafata kotegisi ugashyiramo, kandi ubizi neza ko utari mu mihango, warangiza ukaryama muzungu wayine yakubwira ati wibeshye unkoreho twahawe ijambo, utwo tuntu twose. Hanyuma nawe nyine akakwereka ko kugura ku kiro no kwirobo nyine n'igihumbi basigaye bakugarurira. Ibyo urumva uba winjije umwaka utsindagiye, uramwimye arajya kugura, azakuzanira ibirwara, akuzanira imikasiro yavanye mu ndaya, hanyuma nawe uzahangayike. Sawa rero, ubwo rero nabagira inama yo kujya mubasengera, ubundi nyine mukabaha keya, nyine mukabaha keya, mukabaganiriza neza. Wumvaga ko yabaganirizaga neza atanabishaka, nyine nka kumwe nawe akubabaza utanabishaka, ariko kugira ngo azaguma aho ngaho. Imana rero niguha umugisha, turagushimiye. Kandi namwe mwari mukurikiranye iki kiganiro, Imana nibaha umugisha kandi Imana ibashyigikire. Mukomeze mukoreshe ya mukore subscribe abatarayikora, kandi inama n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Nawe ufite ubuhamya n'ibindi bintu byiza byo kubwira abantu bo kuri Mama Sharirene Official, nawe urakenewe, nta kibazo. Watanga adresse zawe? Adresse yanjye ni 078 77 12 11 2. Hanyuma nakongeraho ko nongere mbivugeho, ushaka gukurikirana ibyigisho byanjye n'ubuhamya n'ijambo ry'Imana, wakandika ma idafite inyuguti, ashyiraho Haleluya TV, ni Mama Haleluya TV, ukankurikirana. Imana yaguha umugisha. Murakoze cyane.
yego Imana rero nibaha umugisha. Nimero zanjye za telefone 0788 355 42 668. naho ubutaha Imana ibaha umugisha.